Okay guys, ubundi like na share na comment hano kuri YouTube bimaze iki? Abantu benshi dukora video cyangwa hafi y'aba YouTuber bose ugasanga tuributsa abantu gukora like, share na comment. Hari n'igihe bigendera mu Kigali rwose ugasanga umuntu kubera ko yasanze runaka avuga ngo like, share and comment, wowe ukabivuga gusa ukaburi ariko burya ibi bintu bifite igisobanuro kinini cyane n'umumaro munini hano ku mavideo dukora hano kuri YouTube. Niyo mpamvu ngiye kubasobanura mbabwire umumaro wabyo ndetse na video yabonye ama likes menshi n'ama share menshi n'ama comment menshi, ibyo biza uyu mumaro biza kuyigirira mu gihe iri hano kuri YouTube ndetse n'inyungu bigirira nyir'ubwite, kuko YouTube nta gihembera likes, nta gihembera comment wapi, aho gihembera icyo bita views na watch time zaturutse ku bantu babonye ama publicité yawe. Ariko kubera icyo usanga ikintu nyamukuru abantu bakubwira ari like, ngo kanda like, ngo sharinga video, ngo cyangwa se ngo duhe comment, ari n'igihe rwose umuntu abivuga ukabona ntazi, ari no mu kigare cyabyo ntazi icyo bisobanura, ariko ni ikintu kinini gihetse views video yawe ibona hano kuri YouTube. Reka maze mbibwire, nge nitwa Gatari Fred. Niba uri mushyashya hano tuguhaye ikaze, uze kudukorera subscribe nubona iyi video yikunze, ufungure inzogera kugira ngo ntihakagire video nimwe izajye gucika. Hanyuma wowe usanzwe hano umuntu w'umugabo, ibyo tumaze kugeraho tubikesha wowe ndetse n'ibyo dushaka kuzageraho tubigushingiraho. Reka mbibutse ko tubana na Twika SMM, niyo company yonyine hano mu gihugu cy'u Rwanda yagufasha kubona aba subscribers 1000 ndetse no kurenza mu gihe gitoya kandi banyabo, ndetse bakagufasha kubona likes, views ndetse ukabona aba followers kuri Instagram, kuri TikTok, ahantu hose, mbese social media yawe bayizamura mu gihe gito nawe ukumirwa. Ikintu uri bukore, andika wa3@twika.smm.com cyangwa ubahamagare kuri 079 3255661 ubundi ubasobanuze, baragufasha, uzaza hano nshimire. I know. Reka duhite tugaruka tureba ngo ubundi bimaze iki like, share na comment bimaze iki, ko ari ikintu kiba mu kanwa k'aba YouTuber bose. Reka turebe. Ubundi YouTube na TikTok cyangwa se izindi social media zari zose, nka TikTok babikubwira neza bakakubwira ngo more likes can attract more viewers, cyangwa se likes nyinshi. Nk'abantu baba bari kuri live kuri TikTok barakubwira ngo likes nyinshi cyangwa akunda abantu batapinga bishobora kuzana abantu bareba live yawe cyangwa bari bukurikirane live yawe benshi ugereranyije. Bishatse kuvuga ngo rero video yabonye likes nyinshi, like bivuga gukunda ikintu. Video rero yabonye like nyinshi iyo yakunzwe n'abantu benshi, kuko nkuko nabibabwiye YouTube ibereyeho gukemura ibibazo by'abantu bayikoresha. Urugero, nimba ukunda kureba football ubona ko bakunda kukuzanira football muri screen yawe hano kuri YouTube. Nimba ukunda amasengesho usanga abakuzanira insengero nyinshi cyangwa se amakorari menshi imbere yawe hano kuri YouTube. Nimba ukunda comedy ubona ko ibintu byinshi bikuza imbere ari comedy. Rero ibyo ngibyo nibyo biza gutuma nimba video wayikanzeho like bazikuzanira ari nyinshi imbere yawe. None izakanzweho like nyinshi ziri muri kategori y'izo nawe ukunda bazigusharinga cyane. Reka dukoreshe urugero kugira ngo mubyumve. Nimba ngiye Gatari nkinnye comedy, noneho hakaba hari n'undi muntu witwa Fred ukunda comedy. Gatari nka uploadinga comedy abantu benshi bakayikunda kuko nabasekeje bagakanda like nyine nuko yikunda, sibyo? Nukuvuga ngo nubundi nimba wahisemo kureba video ukabona wayirebye uzajya ukandira uwo muntu like kuko nubundi wayirebye. Noneho giye Gatari ndimo na uploadinze comedy, mwese mukayireba mugakanda like bigaragaza ko muri kuyikunda. YouTube ikintu ihita ikora cyihuse cyane, ihita ivuga ati iyi video iri irafasha abantu bari kuyikunda kuko bafite ibimenyetso byo kugaragaza kuyikunda. Noneho irahita yisharinga na Fred wundi ukunda comedy kubera ko nawe yamufasha kuko akunda kwirebera ibintu bya comedy. Niho uzajya kubona ukabona hari channel y'umuntu nshyashya ikuje mu maso utajyaga ukunda kuyibona. YouTube iba yatangiye kuyisuggestinga abandi bantu kubera ko nabo yayigeshejeho mbere bakunze birimo bakanze like. None wakwibaza uti comment zo biza kugenda bite? Nukuvuga ngo rero impamvu umuntu akubwira ngo like, share and comment ukabona nyine rimwe na rimwe ari n'ababikora bari mu kigare pe, ariko byanze bikunze biza gutanga resulta nziza. Nukuvuga ngo iyo watanze comment iri positive cyangwa se nziza ku muntu utikomerezaho thank you, great job, great work, ni nyine ibintu bigaragaza ko wakunze ibyo bintu. Thank you very much, thank you for this, cyangwa se wakoze cyane. Wenda nk'ikinyarwanda cyinshi ntago system ya YouTube icyumva, ariko still ntago iburamo amagambo igenda itoramo, bivuze ngo abantu bakunze ibyo uri cyane. Uzanarebe
iyo bari kugaragaza negative reaction cyangwa se bari kuriyakitinga nabi kuri video, biza gutuma iyo video hari igihe ziri gukubita bya hatari, ariko ejo ugasanga yasubiye inyuma bitewe nuko systeme yagiye ibona ko abantu batari gukunda icyo kintu. Nta like bari gutanga, comment ni nke cyangwa se ni na negative comment. Bishatse kuvuga ngo rero iyo umuntu ari kubona comments nziza, YouTube igenda ivuga itoke kuko ibereyeho gusatisfyinga abantu bayikoresha ibyifuzo byabo, ihita igenda sharinga za video ku bantu. Noneho rero comments se zo zifasha iki content creator cyangwa iri kwa uploading? Nuze share yo urugero, reka dufate urugero. Niba ngiye Gatari na uploadinze video hano, ubwo ninjya mbabwira ibintu nzaye nitanga urugero, nimuza kubona bikwiriye mu nabikore, kubera ko nta kintu biri butware ubikoze. Kubera ko nshobora kubikubwira gutya sometimes ntubikore ngo wenda ukanabyogirwa cyangwa ukavuga uti mbikoze byamugirira inyungu nziza, kuko nziza kandi wenda nabishaka, ariko nujya ubona ntacyo bigutwaye uzajya ubikora. Reka mbasobanurire, jewe narababwiye nduwanyu ibyo babahisha nzajya nzano mbibabwire, hanyuma abo tugendana cyangwa bakunda ibyo nkora ndabizi bo bahora barwana ishyaka ryanjye, sibyo? Share ikintu zimara. Niba Nyagatare na uploadinze video hano mfite aba subscribers 5,000, wenda ikagera kuri video ku bantu 1,000 cyangwa se abantu 500, nka sharinga kuri status yanjye ikarebwa n'abantu 10, na sharinga muri groupe ndimi ikarebwa n'abantu wenda 30, biraza gutuma mbona izo views. Ariko umuntu witwa Fred cyangwa witwa runaka uri kundeba nona nafata video yanjye akayishyira kuri status ye nayirebwa n'abantu 10, akayishyira muri groupe abamo irebwa n'abantu wenda 100, biraza gutuma hari utu views turi buze guturuka kuri wamu. Nibaza kubikora ari abantu 100 cyangwa ari abantu 500, biraza gukusanya views nyinshi bizizane kuri ya video yanjye. Icyo gihe uzaba supportinze wa muntu wa content creator, nimba ukunda ibyo akora. Ari nayo mpamvu YouTube ihita ibona ko views ziri kuza vuba vuba kuko ziturutse ku mashare menshi atandukanye yakozwe n'abantu batandukanye kandi bakunze ibyo uwo muntu ari gukora, hanyuma igahita yigeza ku bantu benshi, ukaza kwisanga umuntu ari haragira views nyinshi ziturutse ko yabonye share nyinshi. Rero like, share na comment ntabwo YouTube ibihembera ngo ivuge ngo wagize comment nyinshi wagize, ahubwo ibivuyemo bya bindi za views zivuyemo nizo YouTube iza guha agaciro ikazihembera kuko zabaye nyinshi ziturutse kuri nzo. Rero umuntu wajyaga agira avuga ibyo binagendeye mu kigare cyangwa se akabivuga atabisaba abantu bamukurikira. Guys, abantu bagukurikira jya ubasaba, nibo bakiriya bawe. Jya ubabwira gahunda y'umunsi, ubabwira uti nyamuneka ukoze share byadufasha ibi bintu, nta wimuryarya sinjije. Umuntu uri kureba video yawe ntabwo ari injiji, ubwira uti ukoze share byatugendekera neza gutyo, ukoze ushyizemo comment byadufasha iki? Byadufasha kumenya ibyo dukosora muri video zitaha, byadufasha kumenya ibyo twongeramo, byadufasha kumenya umukinnyi ukeneye ko tuzakuzanira, byadufasha ukoze like, byadufasha kutuma video yacu igera ku bantu benshi. Ibyo rero iyo bimusobanuriye abikora abizi. Hari n'abantu bajyaga batureba batazi icyo bisobanura. Rero reka dusoreze ku kantu kitwa ko bita gukora subscribe no kugira gute no gukanda ku nzogera. Nako reka tugasorezeho nako mugasobanukirwe neza. Iyo ukunda umuntu ibyo akora, ubona ubikurikirana buri gihe, jya ukanda subscribe, nta kintu byangiriza. Nurangiza ufungure ku nzogera. Iyo maze ukanda subscribe ubona akantu k'inzogera, iyo wongeye ukagakanda ubona akantu kanditse ngo all notifications, ukagakandaho. Icyo kihe bifasha iki umuntu bikore cyangwa wowe nyiri kubikorerwa bigufasha iki? Iyo umuntu ya-uploadinze video kuri ya channel bituma abantu bakanze ku nzogera babona notification mbere y'abandi, bigatuma mujyana, nimba ari amasomo baha, nimba ari ibyishimo baha, nimba ari ubutumwa bwiza ubaha, byose bikabagereraho ku gihe. Rero wowe wabikorewe uza kwisanga uri kubona views nyinshi mu gihe gito, mu minota ya 20 tubona views nyinshi ziturutse kuri notifications. Rero ndizera ko abantu barebye iyi video bajyaga bareba amacano bayakunda, ugasanga ukunda umuntu runaka waramwihebeye ariko ntabwo uzi icyo wamufasha. Ushobora kuba utamufasha mu bindi by'amafaranga niki, ariko kumukorera subscribe ugafungura inzogera ubu mufashije, ndetse gukanda like no kumuha comment ubu mufashije, kuyisharinga nabyo biramufasha cyane. Rero nawe wajyaga ubisaba utazi icyo byakumarira, ndizera neza gusobanukiwe. Uze kwibuka neza nanjye nimba iyi video yagufashije, reba ko wakanze like, yisharinge bagenzi bawe, ndetse unabimbwire muri comment, kubera ko iyo mimaro nkubwiye nanjye iraza kongeraho. Mwakoze cyane. Mbibutsa ko twika SMM bahamagaye kuri 079 3025 661. Social media yawe nawe ya boosting igashashagirana.
muri abantu b'abagabo, duhure muri video itaha. Bye.